Reka tuganire ku kwaguka ku giti cyawe. Mu Cyongereza ni self improvement. How to improve yourself. Ni gute wakwaguka ku giti cyawe? Mbere na mbere ndagira ngo mvuge ko bigoye muri iki gihe kubona umuntu ugufasha kwaguka. Bitewe n'amaviziyo menshi abantu bafite, nta muntu ushaka kuinvestinga muri vision y'undi. Nta n'undi muntu ushaka kugira ngo agufashe muri vision yawe. Ibyo rero bituma abantu bameze nk'aho bari mu isi y'ihangana, isi yo kugera ku bintu, isi yo kugira ngo nkore ibintu bikomeye abantu bazabone ko ari igihe wakoze ibintu bikomeye. Rimwe na rimwe ukanasanga wari buzatera imbere iyo ushora ubwenge bwawe muri viziyo y'undi muntu. Akaba n'ikindi kibazo, umuntu agira viziyo ukayimufashamo, yamara kumufashamo akakujugunya hanze, ugaragaza ko nta n'ikintu wigeze umumarira, akagaragaza ko nta n'ikintu wigeze ukora ku buzima bwiwe, akagusuzugura. Wenda umutakaje imyaka 10 cyangwa 5 mu bintu byiwe ubyitayeho bitewe n'ubushuti mwari mufitanye, cyangwa se nuko wabonaga viziyo yiwe, cyangwa se uko wabonaga ibintu bikwiye kugenda. Ugafata umwanya wawe ukawushyira mu bintu byiwe, ukamufasha, ukamuha ubwenge bwawe n'urukundo rwawe rwose. Yarangiza akayafata bya bindi byose wamuhaye akabigira nk'aho ngo ukora nk'ibyo ukora aba afite ubwenge bukeya. Ibyo nabyo biri muri iyi si turimo, cyangwa se muri society bayemo, mu nshuti duhura nazo n'abantu tugenda duhura nabo mu buzima bwacu bwose. Rero biragoye kuri ubu ngubu kubona umuntu ugufasha mu cyo ushaka kugeraho. Usanga buri muntu wese afite agatego arimo gutega, ahubwo afiteho ibindi areba. None nimba bigenze bityo, nimba ubuzima bwifashe gutyo, ese turarekera aho dutuze twe kugerageza inzozi zacu? Ntabwo bishoboka. Hari umuntu wavuze ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Iyo ugeze ahantu ubona inzira zose zifunze, ugomba kumenya ko ari cyo gihe cyo gukora. Cyagiye ubona yuko nta buryo, burya nibwo buryo buba buhari. Kamvuge mu buryo bwa gospel. Umuntu ashobora kumara imyaka 10 akorera Imana atazwi, ariko akora. Abantu benshi bakazamuka bakagira ahantu bagera, we ari hasi. Ariko igitangaje, na cya gihe twebwe tuvuga twataye, Imana kirabara. Cya gihe cyose no mu buzima busanzwe, murabizi neza ko ubuzima bwacu Imana ibuburimo. Ubusenga ubudasenga, umujya gushaka akazi kakabura, utangira umushinga bikanga, Imana irabibara. Igihe kigeze ifata za mvune zose, ugakora akantu kamwe ikagufungurira imiryango ijya kurutaho niya za mbaraga wakoresheje cyane. Reka tuvuge rero kwaguka ku giti cyawe. Ni iki kintu cya mbere ugomba kubanza gukora? Ugomba kubanza bwa mbere kwemera uwuriwe. Uwuriwe ni itandukanye na bya bindi umuntu avuga ngo urumva ngo niba utarize ngo ugomba kuba ubizi, ngo nimba udashoboye ibi ngo gusa ngo urajya kugerageza ibintu ngo uzi ko udashoboye. Ntabwo ari ibyo. Umenye uwuriwe ni uri, umenye za mbaraga wowe yiyumvamo abantu batabona, bwa bushobozi ujya wumva bukubiramo abantu batemera, bitewe n'amateka yawe, bitewe n'ibyo wanyuzemo. Hari ibintu abantu bakuziho wagiye ucamo, hari akaga wahuye nako, yenda hari ubumuga wahuye nabwo, hari ubuhemu wahemukiwe, hari imbaraga wagiye utakaza mu bintu. Abantu bakakubona nk'umuntu uri kugenda, bakabona uri nk'umuntu udafite amahirwe ejo hazaza. Ariko wowe w'imbere ukajya ubona hari ibintu wakora abantu batemera, ariko ukabona wowe ukajya usinzira akaba ari byo urota. Wabyuka ukabyuka ariko ujya utekereza, ugakora ibindi bintu ariko ukajya wumva urimo uragana muri bya bintu. Abantu bajya kuvuga ukumva uravuga ibintu bimeze gutya na kuriya, ukibaza impamvu ari ibi bintu ujyamo, kuko ari byo bigukurura, kuko ari byo bikujyana. Uwo ni uriwe. Banza mbere na mbere wemere uwuriwe. Uwuriwe ntabwo ari amateka y'abantu bazi. Uwuriwe ni wa muntu w'imbere abantu batarabona. Banza umwemerere, uvuga uti uwo ni wo ndiwe. Byemeza umutima wawe, byemeza ibitekerezo byawe, byemeze umubiri wawe,
kuzageza ubwo umubiri wawe utangira gusa no ku muntu w'imbere asa. Emerera umutima wawe ko niba wumva uri umunyabwenge kuri umunyabwenge. Tangira ureke ubwenge bwawe bujye ahagaragara. Hera ku muntu umwe, mubwire iby'ubwenge bwawe butekereza, bikocana, abyumve, abigaye, ubibwire uwa kabiri, ubibwire uwa gatatu, bizagera ku bantu 4-5 wamaze kumenya gushyira ibya bintu byawe ku murongo. Sohoka se, jya mu butayu, bamwe byo gusenga mu butayu, uhagarare, ubwire Imana vision yawe, ibwire ibintu wumva, ibwire imvamutima zawe, ibwire wa muntu w'imbere ukuntu atekereza. Uko niko umuntu w'imbere agenda akura. Icyo ni cyo kintu cya mbere, kwemera uwo uriwe, kwemeranya n'umwuka wawe uwo uriwe. Za mbaraga wiyumvamo zakire, zemere nk'imbaraga, wibyita kwipasa muremure, wibyita ubwibone. Ibyo ni ibyo abantu bavuga. Iki gitangaje nuko utagomba gufata ibyo abantu bemera n'iby'Imana yashyize muri wowe ngo wumve ko Imana, ntabwo umwana w'umuntu azigera yemeranya n'Imana. Kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi, Imana yageze aho ivuga ngo nicujije icyatumye ndema umuntu. Kubera iki? Uko umuntu atajya yemeranya n'Imana. Ntabwo umuntu wananiwe kwemeranya n'Imana azemeranya n'iby'Imana yagushyizemo. Bishoboka. Benshi rero mu bantu mureba hano hanze aha ngaha bahombeye mu mitima. Kubera iki? Bahora iteka bashaka ko bahuza n'abantu. Ibintu abantu batemeye ntabwo ushobora kubikora. Ibintu abantu badakomeye amashyi ntabwo ushobora kubikora. Ariko nimba hari ikintu umaze kubona nawe wabonye, uko abantu bose bakomera amashyi ikintu wamaze kuronshinga yatangiye kubyara umusaruro. Yewe usibye n'abo hanze, n'uwo mubana mu nzu, ab'umugabo w'umugore, abe papa abe mama, kugira ngo yemere ko ibintu uri kuvuga ari byo. Uzarebe tujye nko mu murimo mu buhanzi, tangira turirimbo twandika, ababyeyi bavuga ati dore urasaze. Ariko umwana amaze kuba umustar atangiye kujya yinjiza amamiliyoni. Reka tuvuge nka Diamond numvishije inkuru ye ngo ajya kugira ngo asohore indirimbo yabanje kwiba mama we Shanete ya zahabu. Bivuze ngo umuntu ajya kwiba ariko ibintu bye bitemewe. Ariko uyu munsi yabaye Diamond nyine, yaririmba buri munsi ashyiramo izina rya mama we. Ariko hari aho byahereye. Buriya byahereye muri wa muntu w'imbere yemereye gukora ibyo yagombaga gukora. Icyo nicyo kintu cya mbere muri self improvement. Step 1 banje kukubwira no kubanza kureka uriwe akaba ari wubaho. Kandi uriwe si abantu bakubwira, uriwe si ureba muri miriwari ngo ubone, uriwe si amateka yawe. Uriwe ni wundi ujya gusunika ngo ukora iki kintu. Abantu batemera ariko gikora. Nanjye niwo nkubwiye ngo bari we muntu wa mbere wumvira. Uzagaruka kuri step ya 2, 3, 4, 5, 6, 7 kugera ku 10. Zizanarenga ni nyinshi cyane. Ngende nkubwira inzira zose ugenda ucamo. Ko muri iyi minsi kugira ngo ubone umuntu kwitaho, guha umwanya, ushyigikira ibyo utekereza mu gihe cyose utaragaragaza ko ibyo utekereza byabyara umusaruro, biragoye. Kuko ikibazo iyo uri kurota hari n'undi uri kurota, kandi uwo muntu urota inzozi arashaka kukurenga, agashaka kugushyigikira. Bisaba ngo kugira ngo umuntu azagushyigikira abanza abone ko ibintu byabikora. Tekerezeho. Iyo niyo ntambwe ya mbere yo kwaguka ku giti cyawe. Habwa umugisha. Shalom.